Ni ibintu bishimisha cyane kubona abagore barahawe agaciro bakwiye mu ngabo z'u Rwanda. Roger. Kuva mu biro bitegurirwamo urugamba no kugera kuri ba basirikare barwana inkundura iyo rwashaririye bakoresheje imbunda nini izwi nk'umusada. Kuba nyikoresha ni ishema ku mukobwa kandi nkaba nayizi neza kuyikoresha. Ibi nibyo wibonera iyo ugeze mu kigo gikambitsemo ingabo za MINUSCA rwa BAT7 z'u Rwanda zifitemo abagore 38 muri Central Africa. Ni akazi bakorana ishyaka ryinshi kandi bakabigaragaza. Basaza babo nabo ntibabishisha na gato kuko usanga umurava ari wose ku mpande zombi bagamije guhamya intego imwe. Nitwa Lieutenant Annette Ngarambe, nshinzwe Gender Focal Point muri Rwanda 7. Okay. Mushinzwe Gender Focal Point muri Rwanda 7 mwatubwira gender ishingiye kuki kuko hari abantu benshi bumva gender bagahita bumva nyine gender nk'iyo dusanzwe tuzi mu Rwanda. Ese naho nuko bimeze? Gender tuvuga ntabwo bishingiye ku gitsina. Gender ni ibitsina byombi, kugaragaza ko abana b'abakobwa cyangwa abahungu twese dushoboye mu ngabo z'u Rwanda. Hano rero mubishyira mu bikorwa gute? Hano rero tubishyira mu bikorwa muri rusange. Twaje muri Rwanda turi abakobwa 38, tugiye dufite activities zitandukanye mwe n'abasaza bacu, ari nayo mpamvu ngomba kukwereka ibyo tugenda dukora bimwe na bimwe hirya no hino. Ndumva nishimiye kumenya uko mubigenza, wenda wantembereza. Murakoze. Nkuko nabikubwiraga, turahera kuri ko dufite imirimo myinshi itandukanye. Dufitemo abakobwa b'abatekinisiye nkuko basaza bacu nabo babikora. Uyu nguyu yitwa Karikonyine Betty, urabona ko afatanya na musaza wacu ubwo gutekinika, gukora mekanike. Amakuru Betty? Meza? Mumeze neza? Mumeze neza. Umaze igihe kingana iki hano? Cyane. Bamaze amezi 10. Betty, abantu bavuga yuko abenshi bavuga ko abakobwa tudashoboye ko nanjye ndi umukobwa, bavuga ko tudashoboye. Nge ubwanjye ku giti cyanjye kubona urimo urakora mekanike, urimo urakanika imodoka birantangaje. Abantu babaha iyi message ngo ni iby'abahungu gusa. Oya, ibyo ni ibya kera. Twebwe nano cyane nko mu gisirikare ibyo twarabisize. Nk'uyu urabona ni umusore nayo ndi umukobwa, ariko twese amfata nk'umusore nayo nkamufata nk'umusore. Ko twese turashoboye. Urashoboye. Nta kikunanira mbese kije urareba imbaraga zirangana. Rero tugiye hehe? Ubu ngiye kwereka nkuko nabikwereka ubwiraga, ngiye kwereka ko kuri cuisine aho twitegura badutegurira ifunguro kandi riryoshye, aho bafatanyije n'abahungu. Nibyo koko ngiye ifunguro ryanyu narumvise ni wagira ngo mwarize hotel. Bafatanyije n'abahungu kandi ntabwo bafatanyije ko ari abakobwa musanzwe yo gusa. Ni handi busange ko hari abahungu bazi guteka, abahungu bazi gukanika, kandi harimo n'abakobwa bazi kurwana. Tubizi byose. Buri muri ikinisha Shani ibyo uri gukora. Il se dit 2 femmes, je dois dégager ici. Uyu ni chef de cuisine yitwa Emmanuel. Niho ushaka kutwereka, tukinjira iwe nyine akatwereka ibikorerwamo, niwe utanga uburenganzira bwo mu gikoni. Muri make avuze ati stop, ngo nimwinjire nta kibazo. Ndi chef de cuisine wa hano muri iki gikoni. Hanyuma se ko dusanze muri mu nkambi, ubu ngubu urukambye byahita bigenda bite? Tuba twiteguye isa ariyo yose. Nibyo? Cyane. Nawe mwarwana se cyangwa n'ubwo utigeze igikoni gusa? None se iranka nayiherewe guteka, nayiherewe kurwana, ariko nyuma niza kwiga n'ibyo guteka. Kuko nta musirikare ubaho atazi buri kintu cyose. None mwebwe muri abasirikare ntabwo ari ukuvuga ko waciye mu ishuri ry'igikoni gusa. Turabyiga byose. Mwese mwadutembereza niba tubifitiye uburenganzira. Nta kibazo mwakwinjiramo mukareba musanze duhishije byo kurya byageze mu mesa, ariko mwanyuramo mukareba. Ahangaha ni etajeri dutubikamo ibyo dukoresha condiments. Ahangaha niho dushyira ibyo dukoresha mu kanya bivuye muri store, like ingredients. Hano zibikwa, hanyuma hariho dutegura amafunguro tugiye kuyagabura. Aya mameza hariho dukatira
imboga n'iki kuri iyi meza dutekamo ibyo kurya hano dutekera ibyo kurya bindi ariko dutekeraho n'icyayi cy'abasirikare. Sergeant, ndabona mu gikoni wanyu harimo n'umukobwa. Harimo n'umukobwa. Yego. Bisobanuye yuko gender irubahirizwa mu gisirikare niko n'ahandi hose mu zindi nzego zose za leta z'igihugu cyacu. Rero gender irubahirizwa hose, tuba dufitemo abakobwa, abahungu gutyo. Noneho twamwibariza akabazo. Mubaza nta kibazo. Grace rero mwatubwira ese uri umusirikare, uri umusivile? Ndi umusirikare w'ingabo z'u Rwanda. Ukanajya no mu gikoni ukabasha gutera? Yego. Muri make ufite imirimo ibiri? Yego. Ubasha kwibangikanya gute mu buzima busanzwe? Mu gisirikare cy'u Rwanda bahitamo ko umusirikare yakora imirimo yose mu gihe bikwiriye. Bashobora kundeployinga mu bijyanye n'igikoni cyangwa se nkaba byose ndabikora, ndabifatikanya. Umukobwa ni umurashi, arashoboye, arateka hamwe na musaza we hariya, nta na kimwe tudashoboye. Ngira nk'uko babibonye mu gikoni, mu igaraje, n'ubavuze ngo billet yahita ahagurukana ibyo kurya bye akabikurikiza abagiye kurwana bishoboka, cyangwa se akaba yafata imbunda akajya kurwana. Nk'uko nahoze mbabwira dutembera hirya no hino, gender balance murabona ko iri ahantu hose. Ahangaha ni room ya office, tugiye dufitemo abahungu, abakobwa bashoboye bya biri nahoze mbabwira, ariko noneho bari na secretary bategura urugamba umunsi ku wundi, bandika ibintu dukorwa byose bigomba kuba bafite manifesti, abasohotse hanze aho byanditse n'andi. Buriya rero yitwa Poporo Bagwaneza Betty, akorana n'abasaza bacu inshinga nyinshi zitandukanye. Ahangaha ni muri ofisi. Abenshi batekereza ko igisirikari ari gukorera hanze, kujya ku burinzi, kujya kuri stensi, ariko muri ofisi igisirikari kirakorerwa cyane kandi kazi gakomeye. Uri umusirikare sibyo? Yego. Ariko se ubasha no kujya ku rugamba ukarwana? Cyane rwose. Kuko abenshi bazi ngo umusirikare ni impapuro nyine, ahurira hehe n'impapuro n'amamashini, ibyo iby'imbunda ntumubaze. Ndabizi cyane. Kuko hari benshi bakubona bakavuga bati wenda bamwambitse uniform just kugira ngo abashe kwicara muri iyo kambi y'abasirikare ko ntacyo abashije. Kimwe nuko hari abo twasanze ejo ku isoko b'abaturage bavuga bati sure uri nkuriya yagenda akadezama abarwanyi akabakuramo ibirwanisho cyane. Nicara ahangaha, ariko iyo byabaye ngombwa nanjye njya ahandi nk'uko bivuga, nkajya hanze mu kazi gatandukanye. Kandi buri gihe kenshi tujya gukora practice yo kurasa kugira ngo nk'uko bivuze, kugira ngo umuntu nyine kugira ngo umenye ikintu, experience ni uguhozaho kugira ngo igihe kitazagera tukabyibagirwa. Ariko kenshi tujya gukora practice yo kurasa kugira ngo igihe kitazagera tukabyibagirwa. Nk'umugore ubu uri standby kugira ngo ubashe guhaguruka wiruke ugende ujye kurwanira igihugu cyangwa ubashe kuba wakibohoza cyane. Nk'uko nabyize ntacyo umuhungu yakora njyewe ntakora. Naje guharanira amahoro. Iyo byabaye ngombwa njyewe n'umuhungu turajyana, kandi ibyo akora nanjye akaba ari byo nkora. Imbaraga z'abagore muri Rwabat 7 ntizigarukira gusa mu gikoni no mu biro, kuko hari aho usanga bari ku ruhembe rw'urugamba, harimo no gukora uburinzi bw'ikigo bakambitsemo, ndetse bakagera no mu mashyamba nyirizina aho rwambikanira. Noneho turakomeza mbere kuko bitandukanye. Ubu tugiye dufite ingabo ziba ziri standby kurwana cyangwa gutabara byihuse, immediately, byihuse munsi ya minota 15, mu gihe abandi turimo kwitegura kugira ngo tugende. Hari abagomba kwita intervene icyo gikorwa, baba bari hano bari standby bategereje iyo message kiza imbi tugomba kwita dutabara.
nibo bariye bahite bageraho twebwe twihuta bagezeyo natwe dukoresha munsi ya minota kugira ngo tarenza minota 15 ariko already hari ababanje kugerayo muri abo rero harimo abahungu n'abakobwa biteguye kurwana anytime bari standby. Timu nakubwiraga niyo ngiyo iri standby ishinzwe imirwano harimo n'umwana w'umukobwa nkuko nabikubwiraga ko dushoboye ibyayo byose. Iriya mbunda ni imbunda nini, ni imbunda yo musada, bazi neza yuko ari imbunda yaraswa n'umugabo ariko ubona ko n'umukobwa yirasa. Nawe yagenda akayirasa. Gender balance cyane cyane iriya ni imbunda ye bwite, niyo mbunda arasa bitabuje kazi n'izindi. Nitwa Private Nyirabahire Janine, aba ndi umusirikare wa Rwanda 7, aba ndi umurashi wa Tuweru imbunda ya Tuweru y'umusada. Imbere y'imbunda uri umukobwa cyangwa reka mvuge muri rusange umugore, sivyo uyumva gute? Kuko abenshi bazi yuko ari imbunda yagenewe abahungu, yagenewe abagabo. Ubundi iyo mbunda akenshi yakundaga gukoreshwa n'abasirikare b'abagabo, ariko ubu ni ishema ku musirikare w'umukobwa kuba nyikoresha, ni ishema ku mukobwa kandi nkaba nayizi neza kuyikoresha. Muri make ntiwatenguha abasirikare bagenzi bawe ku rugamba? Sinabatenguha kuko nayikoresha muzuri sana. Kandi ugatabara igihugu? Nagitabara ibyabana ngombwa nkakitangira. Uyumva gute rero iyo muri make wowe uciye kubiri n'imvugo y'abantu bose bavuga bati ese umugore yabasha gutabara igihugu akakirengera ari umugore cyangwa umugore n'uwo mu gikari? Ubundi mbere bajyaga bavuga yuko ubundi akenshi na kenshi bakunda kuvuga yuko igitsina gore kigira intege nkeya, ariko iyo watinyutse ukaza mu gisirikare uba ufite confidence ihagije, ubundi ukagira iki, ukarwana ishaka yo gukorera igihugu cyawe. Ndakubona uri hejuru aho ubasha kubona ibintu byose, kubera iki? Mbere yo kugira ngo urinde undi muntu ubanza ukirinda, noneho kugira ngo ubashe kugira ubasha bwo kurinda undi muntu ntabwo wajya kujya kurinda undi muntu utabanje kugira ubwirinzi. Mubanza kwiha amahoro rero mu buganye. Ndabona yuko uri kubikora uri umukobwa, ese bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye ko twese dushoboye, ari abahungu n'abakobwa twese dufite imbaraga, turashoboye. Yego, nkuko mubibona iki cyapa, iyi ni Rwanda 7, sibyo? Dushinzwe peacekeeping. Turi proud ya peacekeeping, guharanira kugarura amahoro mu bindi bihugu. Yego, ariko natwe ubwacu ariko twihereyeho. Ikintu cyari cyose urugamba, iki message yose ije niyo babasha kuyirecevinga. Iyi ni command post, communication center, naho hakoreramo abakobwa basimburanwa n'abasaza bacu. Zero Roger. Zero Roger over. Mazina ni Private Nyirabahire Clementine. Abasohoka batubwira umubare w'abasohotse, umubare w'abasirikare basohotse n'imodoka bajyanye, bakatubwira naho bagiye. Mu kwinjira nabwo bakaza kutubwira ko binjiye. Operation yibaye baba bagiye hanze, ni radio dukoresha. Abagiye hanze ni radio dukoresha, ibasha gucommunicatinga na kure, ndetse no mu Rwanda ni radio dukoresha. Ubu twabahamagara tukababona, tukaba twabasha kumva ibibazo bashobora kutubwira, natwe tukabasha kubigeza ku bayobozi. Nta yindi cano nahanga duhamagarira, mu gihe amatelefone atariho turahamagara bakatwita. Nkuko tubizi twagiye twiga amateka y'igihugu cyacu kuva kera ku gihe cy'abami. Twari tuzi yuko ubundi abakobwa cyangwa se abagore
ntabwo bajyaga bajya ku rugamba kenshi n'uwajyagayo yabikoze ari umwe yitwaga Ndabaga byabaye umugani abona bigaragara ko akoze ikintu kidasanzwe ariko noneho nyuma kuri iyi leta yacu nyuma y'igihe cy'abami byagaragaye yuko n'abagore bashoboye n'abakobwa dushoboye twagenda tukarwana kandi ibyo abagabo bakoze natwe tukabikora tukabishobora twisanze rero dushobora kubikora tukabishobora twese niyo mpamvu twinjiye muri iyi serivisi tujya kurwanira igihugu cyacu natwe twabonye ko twabishobora ibyo abatubanjirije bakoze twabonye ko natwe ntacyo byatunaniza niyo mpamvu twinjiye aha rero aka kazi dukora twebwe ntago wajya ku rugamba udafite communication kandi uko bisa kose ntago mwakumvikana cyangwa se ngo mushobore gutsinda mutari gucommunicatingana mutari kuvugana niyo mpamvu iyo dusigaye ahangaha muri iki cyumba tugenda dukurikirana uko hanze bimeze abagiye muri operation abagiye kurwana tugakurikirana uko rugamba rumeze umunota ku wundi tumenya ngo bigeze ahangaha murakoze baramutse urugamba rukomeye ukinjira hano mu kigo uri ready guhaguruka ukarwanira iki kigo kandi ntikigire ikibazo cyane rwose kubera yuko tuba turi ready tuba dufite ibikoresho byose by'umusirikare ufite n'imbaraga zo kubikoresha yego turazifite kuko tuba twaraciye ku ma training atandukanye tuba dufite ubumenyi ndetse n'imbaraga tuba turi tayari murakoze muri make nta kintu bakurushije ahubwo imbaraga murazima nta muhungu nta mukobwa muri iyi serivisi twese ibyo umuhungu ashoboye n'umukobwa nibyo abashoboye ntaho bajyana umuhungu umukobwa atajya urukundo rudasanzwe usanga abaturage b'iki gihugu bafitiye ingabo z'u Rwanda ntiruturuka ku busa kuko usanga banabana mu bikorwa bya buri munsi aho zibafasha mu bijyanye no kugira imibereho myiza rubakorera ibikorwa bitandukanye birimo no kubagezaho amazi asukuye ubusanzwe baba badashobora kubona mu bice bitari umujyi abakuru babiyumvamo yewe n'abana usanga babasanganira bashaka kubasuhuza iteka mu ngabo zigeza amazi ku baturage ho ni akarusho kuko usangamo umubare w'abagore uri hejuru y'uw'abagabo kubera ibanga rimwe bavuga ko barusha abasaza babo ryo kwita ku bantu by'umwihariko abababaye abagore tuza dusanga biyumvamo ko abagore aribo bagira izo mpuhwe kubera yuko nibo bashinzwe imirimo yo mu rugo nibo bahura n'ikibazo cy'amazi usanga rero twebwe abagore twisanga muri ibyo ngibyo kugira ngo abagore bagenzi bacu biborohere kugira akazi ko mu rugo ni mu gihe cy'intambara zari zimaze imyaka itari mike abaturage barimo barababazwa n'izo ntambara n'ingaruka zabyo ese bihuriye hehe n'ibi bikorwa mugenda mubakorera aho bihuriye n'ibi bikorwa ni ukuvuga ngo mu bihe by'intambara wabonye ko abagore n'abana nibo bantu basigara mu rugo noneho abagabo bakagenda hirya no hino gushaka ubuzima aho bihurira rero ni ukugira ngo wa mugore nawe ubwe yitinyuke atubone ko natwe dushoboye ku buryo nawe ashobora guharanira igihugu cye muri make ni muri rwa rwego rwo kwigisha abagore kwigira yego kumva ko bashoboye hanyuma nyuma y'ibi bikorwa wenda mu bindi bikorwa bisanzwe ni ibihe mukora usibye kubaha amazi tubaha amazi tubigisha akarima k'igikoni abanyarwandakazi urabizi ko tugira akarima k'igikoni kugira ngo tubabungabunge kuba batarwaza bwaki n'iyindi mirimo itandukanye harimo kuboha n'ibindi ibyo rero tubikora ku bufatanye na MINUSCA kugira ngo babashe kwiyagura batere imbere kandi bafunguke mu mutwe bigire n'imiryango yabo nigeze mbona akarima k'igikoni kari muri ibyo ngibyo muri iyo mirimo kuko inaha ntabwo bamenyereye kurya imboga rwatsi rero iyo twabigishije tubereka uburyo bafata umwana uburyo bagaburira umwana akiri mutoya tukanabereka akamaro k'ako karima k'igikoni wenda muri iyi karitsiye dushobora kutakabona ariko hari karitsiye zinshi zitandukanye twagiye tubigaragazamo kandi bamaze kubyumva mu rwego rwo gutaha tukareba akarima k'igikoni kamwe yego cyangwa tubiri